ba channel yacu abimana bera nongeye kubasuhuza kandi mbaha karibu n'ikaze amahoro y'Imana nabane namwe. So nongeye kubashimira rero abantu mwagiye mukanda subscribe yanyu ku matelefone yanyu. Imana ibaha imigisha myinshi cyane, ariko kandi abantu mutagiye mubikora namwe reka mbonereho kubanenga ndetse no kubagaya, baba arabo duhurira ku TikTok, baba arabo duhurira kuri YouTube. Reka mbabwire ni mu by'ukuri hari abantu mwanga gukanda TikTok yanyu ngo muklike byibuze muzamure umurimo w'Imana, ariko mu by'ukuri ndagira ngo nkwibutse ngo iyo ugiye muri YouTube yawe ukandika ijambo abimana bera ugakanda subscribe yonyine bidufasha gutuma ibiganiro cyangwa amavuga butumwa dukeneye kubagezaho tuyabagezaho. Ariko kandi n'abantu batabikanda namwe rwose ndi kubagaya cyane nanabanenga mvuga ngo mbese umuntu utagukandiye subscribe yaguha ibyo kurya. Reka mbonereho no kunenga n'abantu bo ku TikTok bo bagenda banyoherereza ibintu by'amavideo yabo nkagenda mbakorera followers, ariko bo bangeraho ntibakande subscribe. Abo bantu nabo ntago ari byiza cyane burya kwikunda shuti zanjye. Nimureke tuzamurane bibe byiza kandi biraba iby'igiciro cyinshi. Merutse kugira rero agatekerezo keza kandi kazima, ubwo nagiye mbona abantu benshi cyane mukunda kuba mwatera intambwe cyangwa kuzamuka, ariko mwebwe ntimuzamura abandi. Ntago nzi impamvu, ariko ndagira ngo mbabwire ngo mu rukundo rwa Yesu Kristo abantu turafashanya, kubaho ni ukubana. Ndagira ngo nkubwire ngo ubutabazi bwawe bushobora kuba buri muri jyewe cyangwa se buri ku bandi bantu, ubwanjye buri ku banyu. Niyo mpamvu rero ndi kubamenyesha mbabwira ngo nimukande subscribe ukanze abimana bera kuri YouTube yawe channel, cyangwa se ukajya kuri TikTok ukandikamo Nduwimana Jean Claude. So nari nkuzaniye rero akantu gasekeje. Merutse kutemberera ahantu rero burya njya nkina n'utuntu n'utundi dusekeje. Hanyuma nari mfite telefone nini cyane ya touch, ariko nagize gucya imodokari yarayigonze, ariko iyigonze sha umva icyambabaje n'abantu banjye bari bayirimo nabo baragonzwe pe. Ubu se koko nzabakoraho mwoka byaramwe? Nimutange comment mumbwire. Aba bantu ndi kuvuga nabari kuri WhatsApp, nabari bari kuri YouTube channel, nabari bari kuri Facebook, nabari bari kuri Instagram, ariko barabagonze mbashije kureba ngo ntoragure sanga mu by'ukuri ndokoramo bakeya cyane. Bakeya rero nabashije kurokora. Ni mwebwe muri gukanda subscribe, ni mwebwe muri gukanda followers, ariko abandi bose ni ukuri narabatakaje. Nago nzi impamvu. Telefone yanjye barayigonze, mpamagaje na polisi, nta kintu zabashije kufasha. Ariko nshuti yanjye ahari weho wanabara ukanda subscribe. Imana iguha imigisha myinshi cyane rero, murakoze ndabakunda kandi ndabemera. So nimero ni yindi ni 07823242 07823242. Ijambo ry'uyu munsi rero riri muri Yesaya igice cya 8 umurongo w'10. Haravuze ngo mujye inama, ariko izo nama mujya zizapfa ubusa, ngo kandi nibavuga n'ijambo nirizahama, ngo kuko Imana iri kumwe namwe ngo ibakize kandi barokore. Imana ishimwe kandi Imana ibagirira neza. Ciao ciao, tuzongera. Imana ibahe